Mbahaye ikaze kuri Kigali City TV wogeza ngari ubwa mbere kandi subscribe kugira ngo uzajye kurikirana ibiganiro byacu tubagezaho umunsi ku munsi. Dutangiranye n'amashusho ya Uwase Muyango Claudine, umugore wa Kimenyi Yive umaze gutandukana na Kimenyi Yive muri no minsi. Yaje bivuga ko uyu mukobwa cyangwa se uyu mugore wa Muyango Claudine adashobotse, ari ubwo yahise abyemeza ubwo yajyaga kubyina aho yitwa mu karere ka Rubavu, aho bari mu bitaramo bigiye bitandukanye. Ubwo yabyinaga indirimbo akazamura ukuguru akekana hagati y'amaguru. Ni ibintu biri kugenda bigarukaho n'ibitangaza makuru byinshi bigiye bitandukanye, bavuga ati se uyu mubyeyi ni nyagati ki, uyu mubyeyi utihe agaciro cyangwa se ngo yubahishe umugabo we Kimenyi Yive. Hari ijambo Uwase Muyango Claudine yigeze kuvuga ati niba mutubaha Uwase Muyango Claudine ariko munyubahire umugabo koko ni papa w'umwana wanjye. Ariko uyu mugore nawe ntabwo ashobotse, aribaza ngo aba bantu bazubaha umugabo we gute kandi nawe atiyubaha. Umuntu umubyeyi arafata akajya kubyina yarangiza akazamura akaguru akekana hagati y'amaguru. Ni amakuru rero ari kugenda yandikwa n'ibitangaza amakuru byinshi bigiye bitandukanye impande n'impande, aho uyu mugore yatandukanye n'uwitwa Kimenyi Yive kubera ibintu byo kugenda ngo ni umurezibini, ngo yishinga ngo dore nk'iyi foto ndi kugenda mwireba kuri screen yanyu rwose, ngo ni umurezibini ngagendana n'aba DJ Brian, ngo nabatinganyi. Inkuru ziri kugenda zivugwa n'ibitangaza amakuru nk'inyarwanda ngo witwa Muyango yarananiye Kimenyi, ngo Kimenyi kugira ngo are kuri uyu mugore ngo byari byarananiranye, yari yaramugoragoje. Ariko amakuru mbazaniye nuko uwitwa Uwase Claudine mbere nyuma yo gutandukana na Kimenyi Yive akatashyira no mashusho hanze, uwitwa Kimenyi Yive nagakomeje kubyitaho ari no kubyirengagiza, naga ari gushaka kugira icyo bivugaho. Akora akazi k'ubuhosta, bimwe byatumye witwa Muyango Claudine atandukana n'umugabo we, byatewe no kuhostinga umugabo ntabwo yabyemeraga. Ndagira ngo nkuko uri kugenda ureba kuri screen zanyu, nkuko wagiye ubona amashusho ya Muyango Claudine yambaye ubusa cyangwa se yerekanye umwenda w'imbere, ngira ngo namwe mwayabonye. Na amashusho agaragaza Miss Muyango Uwase. Hari festival yatangiye ku itariki ya 5 yagesheje ku itariki ya 5 ku munsi w'ejo. Ubwo batangiye ku itariki ya 3. Ku itariki ya 3 nibwo bona ba Filipita ba Semungu Eric bari bitabiriye iri rushanwa. Festival rero yarakomeje, aribwo nejo festival ejo yazaga kuba igenda isozwa, ariko ntabwo ndi kugenda nibuka amatariki neza. Ariko festival iri kuba mu karere ka Rubavu, harimo y'amano, harimo umuhosta Muyango. Na amashusho agaragaza imibyinire idasanzwe ya Miss Uwase Muyango. Uburyo abyina rwose, yari yambaye akajipo kagufiya, ariko kandi abafana bari hasi ya stage. Abafana bari baje babonaga imyanya y'ibanga ya Muyango Claudine Miss. Reka ndeke imyanya y'ibanga, babonaga imyenda y'imbere ya Muyango. Ikariso, ndabizi ni ikariso y'umweru. Ikariso Muyango yari yambaye nyine buri kimwe cyose hagati y'amaguru, uko hagati hameze buri kimwe cyose. Inyuma ikibuno barakibonaga, ikariso rwose y'umweru bakayibona ahantu hose. Ni ibintu bikomeje kugenda bivuga n'ibitangaza amakuru byinshi. Reba nk'ingiyi, reba kuri screen yawe niba uri kugenda uyireba. Ibi bintu nibyo byakuruye impaka, abantu bavuga bati kandi nanjye koko nabyumva, bavuga ngo nta mugabo ku isi cyangwa se muri rusange ushobora gushimishwa nk'umugore we ari kwerekana amashusho nk'aya ngaya y'urukozasoni cyangwa se umwenda w'imbere cyangwa se imyanya y'ibanga hagati y'amaguru y'uyu mugore Uwase Muyango Claudine. Nta mugabo n'umwe ibi bintu byashimisha cyangwa se wabishyigikira ufite umugore nk'uyu. Ntabwo Kimenyi ntabwo ashobora gushimishwa n'iki kintu n'aya mashusho ngo bimunezeze. Ari wowe uri umugabo, umugore wawe agakora bino bintu byagushimisha, wenda Muyango byibura aragahostinga yambaye neza yikwije nk'umubyeyi, ariko kara nagasuzuguro.
ariko nta mugabo ku isi, nongere mbisubiremo, nta mugabo ku isi washimishwa no kubona umugore we abantu publike ibona hagati y'amaguru ya Muyango Uwase Claudine. Nta mugabo n'umwe washimishwa no kubona umugore we ashyira publike ubusa, ikibuno, imyanya y'ibanga akayishyira hanze. Nta mugabo washimishwa n'iki kintu. Hari abagabo bashimishwa no kugendana n'abagore babo bambaye nk'utumini, mini nta kibazo, amakora nta kibazo, bamo bagenda. Ariko niba Muyango ageze aho kugera yibombarika, bakabona ikariso hagati y'amaguru ye, ari umubyeyi, ari umuntu ufite umwana, urumva ko ntabwo yihesheje agaciro, ntabwo yubashye umugabo we cyane. Niba muri kunyumva, uburyo Muyango yabyinaga akazamuka, ikariso yambaye ikazamuka, abantu benshi bakayibona bagatungurwa, nta kumiro, urumva ko ni ibintu bitari gushimisha Kimenyi Yves. Reka mbanze nkusubize inyuma ho gatoya nkwibutse uburyo dufata Muyango. Muyango akimenyana na Kimenyi, nyine twaramwubahaga nk'umuntu mukuru uzi gukora, ufite ubwenge, umukobwa mwiza cyane ukeye, umukobwa ushyira mu gaciro, ukabona araganiriza abantu, ukabona akoze ibiganiro bigiye bitandukanye, ukumva afite kakiyu. Nta na rimwe twigeze tubona ibintu nk'ibi ngibi hagati y'amaguru, publike ikagenda ivuga kuri ubusa bwa Muyango, cyangwa tukabona mu ndirimbo abyina neza. Niyo mpamvu nyine n'ubundi publike na invitation Muyango yari afite mu bantu, abantu benshi byabababaje cyane, bavuga bati se none se uyu niyo mugore wa Kimenyi byagenze gutya? Kandi ko ukurikije imico Muyango yari afite, ndetse n'uburyo yitwaraga, n'uburyo yiyubahaga kuba umugabo we, byagiye bitungura abantu benshi. Byumvikana ko hari ikintu cyahindutse. Buriya hari intambwe ikomeye cyane iba kugeraho umuntu wagiraga isoni kugera hahandi atakaza za soni, kwerekana ikariso ukumva ntacyo bitwaye, ukumva kubyina wambaye ubusa ukumva ntago ari ibintu birenze, kwerekana ikibuno nta kintu bitwaye. Buriya hari intambwe ibiri hagati y'aho hantu. Umuntu ugira isoni akagera ahantu atazasoni akerekana hagati y'amaguru, urumva haba ari intambwe yateye isubira inyuma, kandi iyo ntambwe ntabwo iba ari nziza. Ntabwo reba nk'iyi foto uri kureba kuri screen yanyu, ndebera n'ukuri kw'Imana, umugore nk'uyu nguyu ufite umwana, ufite umuryango, akitesha agaciro nk'aka ngaka, umubyeyi ukora ku Isibo TV abantu benshi bafana bafatiraho icyitegererezo, bari gucika ururondogoro. Noneho ibintu byinshi bimaze iminsi muvugaho, abantu bari kuvuga bati Kimenyi n'ubundi kabishwa wigende cyangwa mugatandukana kuko uyu mugore wawe ntashobotse. Ngira ngo ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye byagiye bigaragaza amajwi ya Muyango ubwo yaganiraga na Yago, akavuga ati munyubahe ndi umubyeyi kandi mwubahe papa w'umwana wanjye, basi mubizirikane ibintu bivugwa ko ndi umutinganyi, ko nsigaye ndyamana nabo duhuje igitsina, rwose ntago ari byo, ntabwo kandi bizigera bibaho. Uyu muntu rero yagiye avuga ngo munyubahe ngo ndi umubyeyi. None se koko umubyeyi aragenda akanika ubusa bwiwe, aragenda akerekana hagati y'amaguru ngo munyubahe ngo ndi umubyeyi? Ayo niyo magambo ya Muyango mwagiye muyumva. Muyango ashebeje ababyeyi adasize na Kimenyi n'umwana we, tuvuge ko se mama we bino bintu yabishyigikira? Muyango yamenyekanye muri Miss Rwanda ari umuntu muzima, ari umuntu ukunzwe, ari umuntu ugaragaza ikinyabupfura, ariko ibi bintu by'ubuhoste biramugera kure. Ni ibintu biri kugenda bibabaza ababyeyi be. Yenda situzaba ababyeyi ba Muyango niba basenga, cyangwa se nekereza ko nta mubyeyi washimishwa n'iki kintu Muyango yakoze cyo kwerekana ubusa bwe, ubwambure bwe. Nk'umubyeyi ukabona umwana wawe ari kwiyandarika ngo ni ugushakisha amafaranga, ariko akabona imico si myiza. Kereza koko
Muyango uko bari bamuzi atangira guhostinga bamukundiye kubera ko atambara ubusa, bamukundira vibe ziwe, bamukundiye ukuntu ashyushya, ukuntu hostinga, ariko ikintu cyo kwerekana ubusa nekereza n'ukuntu twari tuzi Muyango ntabwo twari tumuzi ko kwambara ubusa byabaho. So rero gushaka gukurura abantu ubere ku busa ugatera amakariso hejuru ni ikibazo gikomeye cyane. Nekereza ko ari ukuntu Muyango yari kwambara kutari ukunguku, ugasanga kwikwiza nibyo byakabaye ari byiza ku mubyeyi nk'uyu nguyu. Urubyiruko birumvikana, ariko umuntu w'umubyeyi wabyaye yarangiza akabyina akazamura amaguru akagenda yerekana hagati y'amaguru akerekana amakariso nk'ibi bintu, tuvuge niba uyu mwana we yaba yabibonye. Niyo mpamvu bavuga ati izi mbuga nkoranyambaga ni uburozi. Tekereza umwana we nabona nk'iyi video nyina amakariso ari kugenda yashyira hanze, umwana akabibona, umwana bizamutera depression, bagenzi bamuserereze, mama wawe ni indaya, mama wawe arabyina mu kabari aricuruza. Umwana usange bimugizeho ingaruka, umwana usange bimugizeho ikibazo gikomeye cyane, kuko nawe uri umwana umuntu akagusebya ku tekereza nyine nk'urugero kwa kundi muba muri inshuti ugasanga baragushereze ngo mama wawe ni indaya ni biki. Ibyo bintu birakubabaza cyane. Jya ubitekereza. Gushakisha amafaranga mu buryo bugiye butandukanye ntabwo ibingibi byakabaye rwose bisaza Muyango. Amafaranga yarafite, umugabo we yarafite amafaranga, ntabwo yarakwiye kujya kwiyambika ubusa kugira ngo ngabone amafaranga. Ariko ubusanga inzira mbi ariyo zibonekamo amafaranga, kandi ariyo mpamvu ubusanga like abantu benshi bakunda gukora ibintu ku mbuga nkoranyambaga bidafututse ari ugushaka amafaranga, ariko none byura akabikora utanazwe. Ariko uyu Muyango hari abantu benshi bamureberaho nka urumodo wiwe. Hariho abakobwa benshi bakunda Muyango bakamukundira ibyo akora. Umunyamakuru ku Isibo TV bagira icyizere, ariko yarangiza akaza akerekana igitsina, akerekana ubwambure bwe, kutesha agaciro. Ni umuntu ukora kuri televiziyo ikundwa n'abantu benshi ingeri zose. Umbabariro nyumvire nawe umubyeyi nk'uyu nguyu, twubahaga abantu benshi bubahaga Muyango. Hari n'umuntu wavugaga Muyango nabi akavuga ati Muyango mumureke turamuzi, ntabwo yakora ikosa nk'iryo ngiryo cyo kwambara ubusa cyangwa se cyo kugenda yiyandarika. Abantu bagiye bavuga amagambo menshi ngo witwa Kimenyi, ngo ubukene buramwishe, ngo Muyango, ngo yararara, ngo niwe ukora wenyine, ngo avunisha, ngo Muyango uwitwa Kimenyi we ntiyashakaga kuwitwa Muyango akomeza gukora akazi ko guhostinga aho kujya kwiyandarika. Kandi muze kwibuka ko hari ijambo witwa Muyango yigeze kuvuga ngo iyo agiye guhostinga aba ari kumwe n'umugabo we ntagashobora kumusiga. Ariko aho batandukaniye uwitwa Muyango ntihabaye umusazi burundu. Nibwo atangiye kwambara ubusa, nibwo atangiye gukora ibintu bidahesheje agaciro. Umuco w'Abanyarwanda, murabizi Abanyarwanda turiyubaha, ariko umuntu nk'uyu nguyu uzwi wagiye muri Miss Rwanda agakora ibintu nk'ibi. Niba bavuze ngo umuntu umuhosta runaka bikagera ubwo azamura amakariso kuri stage, bikagera ubwo uko gushakisha amafaranga iryo soko riri branka rimuha amafaranga ryirwa ko ari menshi, rikamutera gutandukana n'umugabo, rigatuma atandukana na famiye. Sacrifice, iyo ni sacrifice idashimishije. Ukibaza ngo Satani niwe wamushutse kuriya, niwe umwosha, nawe ubiteye kubivugira kuri Muyango. Ariko nawe uramutse uri umugabo gatunga umugore nk'uyu ngo agakora ibintu nka biriya, famiye ntabwo biri kubyishimira, ntabwo ari kubyishimira. Famiye iricwa n'agahinda. Wa mukobwa wacu Muyango ni umuntu twafatiraga nk'icyitegererezo, atangiye kudusebya. None se utekereza ko wa Muyango bishimiye gutandukana na Kimenyi? Utekereza ko ababyeyi babyishimiye? Utekereza kuba yafite ba sister na ba brother babyishimira? Ubwo se utekereza ko nishuti zaza arimo nyine
abashuti be babyishimiye. Ariko rwose Muyango ukomeze kwihana bino bintu ntago ari ibintu by'agaciro. Guhostinga bamwe bakavuga bati ntago ari byiza, Muyango ibintu ukora ntago ari sawa. Umugabo we Kimenyi Yive byaramubabaje, ntabwo bameranye neza. Ariko witwa Muyango yaraje arasobanura ngo umugabo wanjye akenshi iyo nagiye guhostinga abahari, ahantu hose ngiye abahari, ariko finally muratandukanye, ngo havuzwemo ibintu by'amapase byo kugutangamo pase. Mbese urumva ko ibyo bintu birahari, ibintu bavugaga kuri Muyango birahari, kubera ko yahakanaga ko batamutangagamo pase. Kimenyi ntabyo azi, ariko urumva ko rwose Muyango ntabwo ari shyashya. Niyo wakunda amafaranga koko, amafaranga akagutandukanya n'umugabo, akagutandukanya na famiye, agatuma guteranya n'abantu b'inshuti zawe za hafi, warangiza ukagenda ukiyandarika. Ariko kandi amakuru ahari kuri ubu ngubu avuga ko uwitwa Kimenyi Yive yaba ari mu nzira zo kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko umupira n'undi waramunaniye. Witwa Kimenyi yararebye abona umupira byaranze, ariko Kimenyi yagiye kwigira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ahunze ya magambo, ahunze witwa uyu mugore we Muyango wa Sekorodine. Ntabwo ashaka gukomeza kureba uwitwa Muyango uri kumutera agahinda. Bikagenda bivuga ko uwitwa DJ Buriyani yajyaga amafaranga uwitwa Muyango kugira ngo baryamane. Ari byo Kimenyi Yive akoraga kuvuga ngo ni abalesbini, umugore we yangiza akabihakana. Murabizana byagiye bivugwa ngo witwa Muyango ntago ajya ahindukira mu buriri, ngo Kimenyi aramubwira ngo hindukira, umugore akanga guhindukira, akabwira umugabo we nabi, ngo abayiriwe ngo mu kazi, ngo ananiwe, ngo najyamo amahoro. Kandi uwitwa Muyango yabaga yifitiye ibindi yigiriyemo. Kurumva ko ntabwo ari ibintu bigize besha agaciro uwitwa Kimenyi Yive. Aribyo byose binatuma uwitwa Kimenyi Yive afata umwanzuro wo gutandukana na Muyango, buri wese akomeza inzira ziwe. Rero hari byinshi bitejya bijya hanze hagati y'umuryango, ngo wumve ngo ibintu byabaye birebire. Uri butekereze ko muri kugenda muvuga cyangwa se muri comment mukagenda mwandika ibitekerezo bigiye bitandukanye. Kimenyi yagiye kwigira muri Amerika, Muyango ari gukomeza gushaka amafaranga atwika. Abantu benshi ariko bari gukomeza kugenda bavuga amagambo akomeye kuri Muyango, bamwe bakamushyigikira, abandi bakamunenga ngo komeza utera imbere, abandi bati bazavuga ngo komeza ushaka amafaranga, ngo icyambere n'amafaranga. Urumva ngo urumva ni ibintu bikomeje kugenda bicanga abantu benshi bagiye batandukanye. Kuri ubu bwambure bwa Muyango buri gukomeza kugenda buvugisha abantu benshi bagiye batandukanye. Umuntu w'umubyeyi nk'uyu nguyu ukomeza kugenda yerekana ubwambure bwe, ntago ari ibintu byakabaye bigenda bigera nka hariya. Yakaba ari umuntu uha agaciro umwana we, umuryango we, umugabo we, ariko yarangiza akabirengaho akajya kwerekana hagati y'amaguru. Urumva uwo mubyeyi koko ufite umwana mwiza nk'uyu nguyu Migeri, muri kumubona kuri screen zanyu, warangiza ngo barakubeshyera, ngo abantu ngo baraguteranya, uragenda uterana amagambo na Keza, ngo Keza ni ugushwanishije n'umugabo wawe, ngo ni waguteranyije, kandi nawe nturi shyashya. Ujye umbabarira unyumvire n'ukuri kw'Imana. Muyango abantu bamufataga nk'umuntu bizera, umuntu ukora cyane, umuntu ukora ibintu binezeza abana b'Abanyarwanda, ariko biriya bintu abantu benshi babimunengeye. Ari nabwo ibitangazamakuru byinshi byandikaga bivuga ati Muyango rwose urarutanze, ntuzongere kubeshya umugabo wawe Muyango, kumubeshya umugabo wawe Muyango umwambitse ahubwo urubwa. Njyewe rero kamabwire ngo naya makuru nari mbafitiye, kandi subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Genda bakunda cyane. Ciao ciao. Imana ibane.